waba wari uzi ko ubuzima bwawe bumeze neza kandi nyamara ushobora kuba hari amasezerano wasinyanye na Satani utabizi? Ayo ni amasezerano atagaragara ariko afite imbaraga zo guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Reka turebere hamwe uburyo abantu benshi bashyira umukono ku mpapuro za Satani batigeze banamubona kandi batari banabizi. Abantu benshi bagiye batekereza ko kugirana amasezerano na Satani nukuba wabyemeye ukajya wenda mu bapfumu cyangwa ukajya kwiyandikisha muri Illuminati, mu ba Freemason, mbese mu by'ukuri ari weho wijyanye. Ariko hari ibikorwa ukora wowe ubwawe ukaba usinyanye amasezerano na Satani mu buryo utaruzi, ariko ukaba umufunguriye imiryango yo kwinjira mu buzima bwawe. Dore icyambere rero kigoye abantu benshi ni ukudashaka kubabarira. Iyo utababariye umuntu ugira wa mutima ukomeye muri wowe, ugahora wumva ufite n'inzika yo kuzihorera kubera ko ibyo yagukoreye byakubabaje. Kandi mu by'ukuri uwakubabaje nta nubwo abababaye we nta n'ikibazo agira, ahubwo wowe ni wowe uhora utekereza ibyo yagukoreye ugahora unababaye. Icyo gihe rero kubera umujinya ufite muri wowe, uburakari ugira muri wowe, uba winjije wa mudayimoni wo kurakara w'umujinya ndetse n'uwo kwihorera n'uwo kuguha ibitekerezo by'ibyo ukwiye kuzakora nyuma yaho. Icya kabiri aricyo benshi tuziho ni ukuba umuntu yajya gushaka abapfumu, mbese akajya gushaka imbaraga z'umwijima. Ariko reka dusome mu Gutegekwa kwa kabiri igice cya 18 umurongo waho wa 10 kugeza ku wa 12. Handitse ngo, muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu ibizabaho, cyangwa umushitsi, kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka yanga urunuka. Kandi ibyo bizira nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. Niba Imana ibifata ko ari ikizira wowe ukajya kubikora, nuko biba ari iby'umwijima. Dore inzira ya gatatu rero yo ni igihe ushaka ubutunzi cyangwa imbaraga mu nzira uzi ko zinyuranyije n'ukuri. Muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda imiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Iyo ukunze amafaranga ugakunda imiya, bikuyobya inzira ikwiriye, kuko ukisigara ushaka kubishakira mu nzira zidakwiye, bityo ugakora ibintu bidakwiriye. Indi nzira ikomeye abantu benshi dukora tutari tubizi ni igihe wemera kugumana n'abantu cyangwa inshuti bakuganisha kure y'umucyo. Niba abantu ushobora gusanga ubagezemo ntiwanywaga itabi baguhaye kurinywa, ntiwasindaga usigaye uri umusinzi, ntiwibaga uhise utangira gufatanya nabo kwiba, ufite mbese ibintu byinshi by'umwijima batangiye kukujyanamo kuko ari byo bo baherereyemo. Ariko Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo waho wa 33 haravuga ngo, ntimuyobe bene data, ngo kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Hari n'igihe abantu benshi baba barakijijwe ari abakristo, ariko akumva ko ngo kubana n'abantu bafite ingeso mbi ngo bo ubwabo bazabahindura bakaba abantu beza. Ahubwo ngo ntimuyobe. Inzira ni nyinshi dukoresha. Dore yindi rero ni ukuvuga amagambo atari meza, kwatura ibintu bitari byiza ku buzima bwawe. Umva uko mu Migani igice cya 18 umurongo wa 21 havuga, ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana.
iyo rero ubashe kumenya ubwenge, ururimi rwawe urukoresha mu buryo bwiza ku buryo rukuzanira ibyiza, kuko urumva uzatungwa narwo uvuga ibyiza cyangwa uvuga bibi. Niwatura bibi rero ku buzima bwawe, nabwo nibyo bizakuzaho kuko nibyo wiyaturiyeho. Iyo rero icyo gihe nabwo iyo uvuze amagambo mabi uba uri kwinjiza umwijima mu buzima bwawe, kuko rega Satani ahora arekereje ari wowe ashaka. Dore indi nzira abantu benshi bakunze gukoresha basezerana na Satani ni indahiro. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 33 kugeza ku 37, simpasoma ariko ndakwinginze ugende uharebe, haranditse ngo ntukarahire, ngo niyo byaba ijuru kuko ari intebe y'Uwiteka, ngo niyo byaba isi kuko ari ibirenge by'intebe ye, ngo ariko ujye uvuga ye, yego cyangwa oya, ibirenze kuri ibyo bituruka ku mubi. Uribaza niba ibirenze kuri ibyo bituruka ku mubi, ni gute wifata ukajya imbere ya groupe runaka, ya societe runaka, ngo ngere runaka ngo ndahiriye ngo ibi ngibi? Oya, icyo ni ukwizirikisha amasezerano usezeranye n'abo bantu kandi utazi n'amagambo baba bashyizemo imbere ashobora kuba kwegereza umubi. Niyo mpamvu amasezerano yose adashingiye ku Mana ari aya Satani. Inzira ya nyuma rero ni ukunanirwa gukurikiza ukuri kandi ukuzi. Muri Yakobo igice cya 4 umurongo waho wa 17 haravuga ngo nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Ushobora kuba ubizi ko kugambana ari bibi ukabikora, ushobora kuba uzi ko ibyo binyoma uri kuvuga ari ibinyoma ukaba wabikoze. Icyo wakora cyose wari ubizi ko kidakwiriye bikubereye icyaha. Icyo gihe rero uba usinyanye n'umwijima, uba urimo winjiza umwijima, kuko nta kindi cyagufasha gukora ikibi cyakwerekeza mu bidakwiye uretse Satani. Iyo rero umwemereye ko ari we ukuyobora kuko yabikubwiye ukabyemera ukabikora, uba wasinyanye nawe, uba wamufunguriye inzira. Nshuti mwene data, iyo uhisemo ikinyoma aho guhitamo ukuri, uba usinye nubwo wowe ubwawe utabimenya. Kandi n'ukuri Yesu yaratubwiye ngo tuzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzatubatura. Ubu bizi ubuze ukuri. Iyo wemeye kugendera mu kuri, ukuri kurakubatura kuko gutuma nawe ubwawe umenya ngo ibi si byari bikwiriye ndabihagaritse. Iyo utabyemeye rero niho uri gusinyana n'umwijima. Dore inkuru nziza rero nuko amasezerano yose wasinye yo mu mwijima yasiburwa, yahanagurwa mu izina rya Yesu Kristo. Nta kindi kiba gikeneye, mwegere ubimusabe, umwereke ibyo byose wasinye kubisinyuye, ko nawe ubwawe ushaka kubisinyuza kandi kutazongera kubisubiramo, ubundi abigufashemo kuko niwe ushobora byose kandi twese aradukunda. Ahubwo icyabategereje nuko umwegera ukamwiyegurira, ukamuha ubuturo mu mutima wawe, maze akaguhindura icyaremwe gishya. Mwene data rero, izo nzira zose uko ari 7 twarebeye hamwe, icyo ukwiye gukora ni ugukora ibitandukanye n'iyo nzira. Kudashaka kubabarira ukababarira, gushaka abapfumu ukareka kujya mu bapfumu, gushaka ubutunzi ukareka iby'isi ugashaka ubutunzi bw'ijuru, kwishora mu bantu badafite aho bakuganisha, ahubwo ugashaka inshuti nziza, inshuti nyine muganira ijambo ry'Imana, kutavuga amagambo meza ku buzima bwawe, ugatangira kwatura amagambo meza ku buzima bwawe. Mbese ibi bintu byo kurahira indahiro zidakwiye ugatangira kuvuga ikwiye ari yego cyangwa oya, ndetse no kunanirwa gukurikiza ukuri ukuzi, ahubwo ugakora ukuri by'iby'ukuri uzi. Niba hari iminyururu y'amasezerano wagiranye n'umwijima, mu by'ukuri yarakuboshye, ariko ntutinye. Yesu yagufungurira, ibyasinywe byose yabisibisha amaraso ye. Nshuti mwene data, niba wumva koko inkuru y'uyu munsi hari aho yagukoze kandi wumva koko ari ukuri, nyemerera ukore like kandi ukore share ku nshuti, ku muryango, kuko ari we wese wumva nawe yagakwiye gusobanukirwa. Ndetse ukore na subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhana umugisha.